Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Bridge Sport. Reka mbashimire kandi bifurize kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mukomeza kugenda mubana natwe. Mbere yuko twinjira muri ino weekend hari amakuru menshi agenda amanuka, hari byinshi bigenda bivugwa cyane. Uyu munsi ngiye kugenda nkubwira kuri byinshi biri kugenda bivugwa n'amakuru menshi agiye atandukanye. Ikipe yitwa Rayon Sport ifite umukino ukomeye cyane na Kiyovu Sport uno munsi. Kiyovu Sport yashatse gufatira na Rayon Sport, ishaka kuyikoresha nkaho iri gukina icyitwa Kiyovu Day. Iti tuzizihiza imyaka 60 ishize tubayeho, tuzakoresha ino kipe ya Kiyovu ya Rayon Sport twinjiza abafana benshi, hanyuma tunakomerezaho ibirori byacu. Hanyuma Rayon Sport nayo mu rwego rwo kwitandukanya n'ibyo bintu, iti natwe tuzakoresha umukino wa nyuma tuwutsinda ndetse tunasezera kuri kapiteni wacu Muhire Keve. Umwaka utaha uzaba yerekeje mu yindi kipe. Iyo ni Rayon Sport nayo yaje kuba ifata izindi ngamba zitandukanye no gukoreshwa na Kiyovu Sport. Ngiye kugenda mbigarukaho cyane. Hanyuma hari transfer yashyushye, transfer ya mbere umukinnyi ubwe yatwibwiriye. Muzi neza ko iyo ibintu biri mu biganiro umukinnyi agaturika akavuga ati ibi bintu ndabizi ko biri kuba, amahirwe menshi 90% biba bigomba kuba. Umukinnyi witwa Hakim Hamis, uyu ni umugabo cyangwa se ni umusore ukiri mutoya ukina mu ikipe ya Gasogi United, afite imibare myiza imuvugira, amaze iminsi yitwara neza cyane. Uyu mugabo niwe ubwe witangarije, akaba yamaze kuba atubwira nk'itangazamakuru ati ibiganiro biri kuba na Rayon Sport umwaka utaha, nshobora kuba ngiye kuba nyerekezamo. We nk'umukinnyi abazi ikiri kuba inyuma ye, abazi ikiri kuba muri entourage ye, kubera ko abatoza cyangwa se umutoza cyangwa ikipe iri kuvugana no mu agent we barabimubwira. Hari amakuru menshi agenda amanuka. Gasogi United ku munsi w'ejo ngo yatwaye igikombe, ndaza kukubwira impamvu ndetse nuko byagenze. Hanyuma Rayon Sport ikaba iri mu myitozo ya nyuma yo gutegura uno mukino. Bamaze iminsi bakoresha amateste yitwa iFlick test muri Murera mu Nzove. Ibyo byose nibyo ngiye kugenda ngarukaho nkubwire ngo ese bimeze bite, bihagaze gute. Ikintu cya mbere ku bakunzi bacu cyangwa se ku nshuti zacu twe dukomeza kubana umunsi ku munsi, ikintu cya mbere no gukora kuri subscribe, cyangwa se waba warayikoze ugakora kuri like, cyangwa se ukanatubwira muri comment ese bimeze gute, ese niki icyo kibazo watubaza cyangwa se nihe nyunganizi waduha. Ibyo byose ni byiza cyane ko dukomeje kugenda tubana umunsi ku munsi. Mpere cyane kuri Rayon Sport, umukino wa Rayon Sport na Kiyovu mbere yo kwinjira ku yindi mikino igiye itandukanye iteganyijwe uyu munsi. Ndagira nkubwire ngo ni umukino ukomeye cyane, ni umukino watangaje abantu cyane, dore yuko mu minsi yashize aribwo Kiyovu Sport yatubwiye iti kuri uno mukino, uyu mukino nurangira tuzategura ibi byacu byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 ishize tubayeho. Abagabo bashinzwe mu 1964 kugeza ubu ngubu imyaka 60 irashize, bati tuzakoresha ikipe nka Rayon Sport. Muzi ko bashyizeho ibiciro bitatu bitanu gutyo zabura. Aba Rayon nabo bati kuza guherekeza ikipe yacu dusezera kapitene wacu, timwaduciye menshi, ariko ibyo birori byanyu tuzabikandagiramo, ntago twe dushinzwe gutuma ibirori byanyu bigira neza. Ni gutyo bihagaze. Hanyuma Rayon Sport imaze iminsi ikora imyitozo ikomeye cyane hano mu Nzove, bari mu mateste ya iFlick. Twaje kumenya ko umugabo uyobora ino technology cyangwa se uyobora ino company ikoresha iFlick test, uyu mugabo yaje kutangaza ko mama we burya ni umunyarwandakazi, ati mama wanjye ni umunyarwandakazi, akaba anafana ikipe ya Rayon Sport cyane. Birumvikana dore ko burya mu bantu batatu bahagararanye ntago waburamo umureyo. Mama rero we akaba afana ikipe ya Rayon Sport, ati niyo mpamvu twakandagiye mu Rwanda bwa mbere. Ikintu cyahise kinzamo ni ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma aza no kuba ayifasha gukora bino bizamini bya iFlick test. Ntekereza ko hari icyo byagiye bitangamo umusaruro, ndetse n'uyu munsi ku mukino
w'uyu munsi turaza kuba tubimenya cyangwa se tubireba. Hanyuma uwitwa Hakim Hamis ni umukinnyi ukina mu busatirizi bw'ikipe ya Gasogi United, akaba ku mugoroba yamaze kuba adutangariza ati ibiganiro biriho byaravuzwe ndetse bigeze ahantu heza, ati ntago ikipe nka Rayon Sport yagushaka ngo ube wabyanga, kandi koko ni progress kuba wava mu ikipe nka Gasogi United hanyuma ukerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ntago ari we mukinnyi wa mbere waba uvuye muri Gasogi United yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Aya makipe yombi asa nkaho ari amakipe afitanye ubufatanye cyangwa se akorana ubucuruzi. Muri iyi minsi muribuka witwa Bugingo Hakim nawe yavuye muri Gasogi United. Abagabo bagiye batandukanye, hari nk'uwitwa wa mukongomani bamwita nde Kongomani rwose nawe wavuye muri Gasogi United yerekeza muri Rayon Sport. Ntekereza ko n'umutoza bigeze no kubatwara umutoza witwa Gibukasa, nubwo bitaje kugenda neza, yavuye muri Gasogi yerekeza muri Rayon Sport. Witwa Kwizera Olivier nawe yigeze guca muri Gasogi United ahita yerekeza muri Rayon Sport. Ntago ari we mukinnyi wa mbere waba werekeje muri Rayon Sport. N'umukinnyi umaze iminsi yitwara neza mu mikino 6 iheruka, yatsinzemo ibitego 3, atangamo assist 2 mu mikino yo mu kwezi kwa 4. Urumva ko ari umukinnyi ufite imibare myiza imuvugira. Akaba rero ku mugoroba w'ejo akaba aribwo yatangarije itangazamakuru ati ibiganiro biriho byarakozwe, ati nanjye narabimenye. Itangazamakuru ntago dutinzamo duhita tumubaza biri direct, nawe arabyemera dore ko bari bamaze kuba bava mu kibuga amaraso agishyushye, nta mwanya na muke umukinnyi aba afite wo kuba yatekereza ibindi bintu avuga bitari ukuri. Ubwo rero 90% abareyo mwitegure Hakim Hamis ni ikipe yanyu, n'umusore witwara neza. Ntekereza ko ari muri bakeya bari bahetse ikipe ya Gasogi United kuri ino shampiyona ishize. Hanyuma ku mukino w'ejo Gasogi United yari gukina n'ikipe ya Etincelle, yaje no kubitsinda igitego 1-0. Gusa nyuma y'umukino abantu benshi baratunguwe, hatunguwe n'ibyo babonye. Hagiye kubona babona Gasogi United itwaye igikombe, iteruye igikombe. Ngo yari muri ya duka yo mu mujyi agurisha ibikoresho bya siporo, ubwo wenda si igiye kuyamamaza ariko amaduka namwe murayazi, za magaze Sport Class, za Sportland, aho ngaho aragenda ngo aguramo igikombe rwose, arakizana aravuga ati ikipe yanjye kino uno mwaka ati yahuye n'ibizazane byinshi, abasifuzi bagiye kugarika cyane, ati ikipe yatekereje guseswa biranga biragaruka, ati twahuye n'ibintu byinshi, ati iki ni igikombe cya combativity, ni igikombe makipe yanjye ati kigaragaza umuhate ndetse n'imbaraga bashyizemo kugira ngo turwane ino ntambara tube turangije mu makipe agiye ari imbere. Gasogi United nyuma y'umukino ni Marine Nidatsinda Sunrise, Gasogi United irasoreza ku mwanya wa 9. Ni byiza cyane nk'ikipe yahatswe kumanuka cyangwa se yahatswe no seswa, ariko biza kurangira itwaye igikombe. Abantu ku mbuga nkoranyambaga bati football yacu nakasa mutwe, ati football yacu ataniho yitinyira, ati ikipe irifata igatwara igikombe nta muntu n'umwe wabikekaga. Bati ibi nabyo nagashya. Ibyo byose ni byagiye bivugirwa muri uno mukino. Gasogi United yari imaze gutsinda, yari imaze kuba itsinda ikipe ya Etincelle igitego 1-0, ndetse baje no kuba bahusha penalty, gusa umuzamu wa Etincelle yaje kubona ikarita itukura. Hanyuma indi nkuru yabaye trending cyane ku munsi w'ejo ni nkiri kuvuga kuri Rayon Sport ndetse na Gasogi, n'umugabo witwa Kanyabugabo Haji. Uyu mugabo yaje kugira gutya agaragara mu matrening ya Gasogi United, abantu bati karabaye. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo muzi tuganira byinshi cyane kuri hano kuri Bridge Sport. Nigeze kubabwira groupe y'abagabo 20 bagura season ticket, batanga amafaranga akomeye cyane, ati nta n'umwe ukanda akanyenyeri kari munsi y'ibihumbi 300 iyi kipe iri kwitwara neza. Uyu mugabo Haji Kanyabugabo yari abarimo, harimo n'abagabo nka ba Sadate, harimo abandi bagabo benshi cyane bakomeye muri no kipe. Muribuka witwa Uwayezu Jean Fidel avuga ko ashobora gukubita umufana akamujyana muri moruge, umufana washaka kumukubita. Byari byaturutse kuri case y'uno mugabo witwa Haji Kanyabugabo. Ni umugabo ububashwe cyane, ni umugabo ugura season ticket miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda akayitanga.
ni umugabo ureba match cyane ukunda Rayon Sport, yaje kuba ashwana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport abashinja ko baguze abakinnyi batari ku rwego. Mwaguze abakinnyi mwaratugarikisha, muri make ni nko kubabwira ati mwaraturiye kandi twese turi gufatanyiriza hamwe. Yaje kuba ashwana n'uwitwa Namenye Patrick, bashaka kurwana kuri stade, ari nabwo perezida Uwayezu Jean Fidel yaje kuba asohora itangazo rikomeye cyane n'umujinya, atushatse kunkubita ngiye nahita nkohereza muri morgue. Ibyo bintu murabyibuka. N'uyu mugabo bapfuye rero, uyu mugabo ngo yaje kubitekerezaho aravuga ati rwose ubuyobozi buhari sindi kumwe nabwo, reka mbe mpungiye muri Gasogi United. Ejo bundi rwose yagaragaye yambaye amatiriningi bamusinyisha muri Gasogi. Ubwo nta kundi rwose, nta kundi. Ati ubwo bisi iragendana n'abashaka kugenda, abadashaka kugenda nta kundi, igiti kimwe si ishyamba, nta kundi bimeze. Nuko bihagaze rero kuri Haji Kanyabugabo, akaba yamaze kuba yinjira muri Gasogi United. We yatangaje ko yavuye muri Rayon Sport, nayo makuru rero agiye avugwa. Hanyuma ku bijyanye n'umukino, ku bijyanye n'andi matransferi, reka tuze gukomeza kugenda tubiganiraho, amuze gukomeza kubana na Bridge Sport.